Haleluya. Twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Imana nihabwe icyubahiro. Twongeye gushimira Imana kuri uyu mugoroba mwiza tugiriye ubuntu bwo kuboneka mu nzu yayo, ndetse by'umwihariko ikatugirira ubuntu bwo kongera guhagarara hano kugira ngo vuga ijambo ryayo, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Kandi namwe yabashishije kuboneka imbere yayo nk'uko umushumba yahoze abivuga, mama Pasteur, mama Cedric, yagiriye ubuntu kubw'umugoroba mwiza w'umugisha. Tufatikanye twese tuyizamurire icyubahiro, izina ryayo rishimwe uyu mugoroba. Imana yacu ni ishimwe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana, kandi ijambo ahaye umutwe. Ejo bundi nicaye ku kazi narimo nisomera agatabo k'umugenzi. Agatabo nkunda cyane gusoma cyane inshuro nyinshi cyane. Ndimo ngasoma numva araho nageze, numva ngira ubuntu no kugendererwa n'ubwiza bw'Imana. Ngira ubuntu bwo ijwi ry'Imana rivuga ngo, nangwa rimbwira ngo arimo icyigisho, riguremo icyigisho. Imana ni ishimwe. Asigara ndwana n'umutwe w'ijambo, nandika umugenzi mu rugendo. Ariko nanone ejo njya kunganiza avuga se umugenzi mu rugendo. Abari mu rugendo ni benshi cyane, abagenzi ni benshi cyane. Banyamurya nino bagiye mu rugendo, bari mu rugendo. Ba nta bwenge bari mu rugendo, bahuraga na ba mukristo bose bari mu rugendo. Umugabo nta bwenge tujya turirimba, nawe yakoze urugendo ahasha kugera niyo kwiremba agarukira ku nzira, ariko yari mu rugendo. Imana ni ishimwe. Ndetse abakorera Satani nabo bamaramarije kumukorera, nabo bari mu rugendo, ariko igitandukaniro mu rugendo ni destination yaho bagana nangwa se yaho berekeza. Ndavuga ngo kansobanura ibintu, ngira umugenzi mu rugendo rujya mu ijuru. Imana ni ishimwe. Uyu mugoroba nagira ngo tuganire rero umutwe w'ijambo uvuga ngo umugenzi mu rugendo rujya mu ijuru. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Twese ngira ngo twicaye hano kereka yenda kuba atagirirwa ubuntu bwo kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ariko abamaze kumwakira benshi, ndakeka benshi, ngira ngo 95 ngira ngo kwijana niko nibwira, twese twamaze kumwakira. Bivuze ngo twese turi mu rugendo. Imana ni ishimwe. Abo turi kumwe mu rugendo tuzamurira Imana icyubahiro. Imana ni ishimwe. Babona ko ari hafi ya twese, kandi nutarabasha kugirirwa ubwo buntu, nawe ikize nangwe se Imana ifite umugambi mwiza kuri we, ko byanga byakunda nawe azatera intambwe nk'iyo twagiye ubuntu gutera, nawe agane mu rugendo rujya i Siyoni. Imana nihabwe icyubahiro. Narabisomye rero nsangirwaho amagambo menshi, ndeba imbaraga, ntekereza imbaraga Mukristo yagize, ntekereza ku mbaraga abatubanjirije, ibyitegerezo tujya tugenderaho bagize, zababashije kugera iyo bajya, zababashije gusohoza urugendo rwabo nangwa se misiyo yabo Imana yabahamagariye neza. Ngenda ndeba iniki cyagiye kibabashisha, nizihe ntwaro bagiye bifashisha cyangwa se bitwaje kugira ngo babashe kugera iyo bajya. Imana ni ishimwe. Kuko Paulo yabwiye abigaratiya, ngira ngo mu Galatiya 4:12 arababwira ngo ndabinginze mumere nkanjye kuko nanjye ndi umuntu nkamwe. Imana ni ishimwe. Bivuze ngo ibyo Paulo yashoboye nanjye nabishobora, ibyo yashoboye nawe wabishobora, kuko undi umuntu nka Paulo. Kuko Paulo ni umuntu nkanjye, ntago ari impanga ya Kristo kugira ngo tuvuge ngo yenda bafite uko yihariye, n'umwana w'intama mu buryo bw'Imana mu buryo bwihariye, ahubwo nawe ni umuntu nkatwe. Arababwira rero ngo ndabinginze mumere nkanjye kuko nanjye ndi umuntu umeze nkamwe. Bivuze ngo uko yarwanya akanesha, ajya bihamiriza muri Bibiliya yera, ngo narwanya intambara nziza yo kwizera, igisigaye nuko mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Kandi izo yayizirwanye nawe ari umuntu nkatwe. Bisobanuye ngo nanjye nayirwana, nawe wayirwana, n'undi wese nuzaza ejo yayirwana akayinesha cyangwa se agasohoza amahoro. Imana yacu ni ishimwe. Haleluya. Rero ikintu nabonye cya mbere kijya kibashisha umuntu, kijya gishoboza umuntu kugira ishyaka, kugira umwete, kurwana adasubira inyuma, adacika intege ngo abivemo, ahubwo arwane ajya imbere, ni ibintu nka bibiri nabonye ngiye kubabwira, kandi nimbabwira nanjye nibwira kugira ngo
niwumva wabyubakiraho, niwumva ubyubakiyeho akaba ari byo bitumye n'isaha wicaye aho ngaho muri iyi nzu ukicaye imbere y'Imana ugifite ubwo buntu, ugifitiye inyota, ugifitiye iryo shyaka yo kumenya yuko bateranye ukaza ugaterana, uyikomereho iyo ntambwe, uyishikame ahubwo urusheho inyota n'ishyaka yo kuyigundira. Imana nishimwe. Nasomye agatabo ka Mukristo ajya mbere yo guhaguruka, hari ibintu yabanje kurwana nabyo nangwa se gutekereza nabyo, kubanza kwiyumvamo. Yarabanje yumva yanze ubuzima abayemo, yumva arambiwe, ahararutse cyangwa se ahaze ubuzima bw'ibyaha yarabayemo. Imana nishimwe. Yumva arabihaze, arabirambiwe, ayumva akeneye gufata ikindi cyerekezo cyangwa se izindi ntego nshya. Imana nishimwe. Rero kugira ngo ubashe kwambara imbaraga zikuzakugeza aho Imana igushaka, zakugeza mu rurembo Siyoni, nkuko turi mu nzira, turi mu rugendo tujyega ariho tugana. Hari imbaraga zubakira ku kintu, guhaguruka wabanje kwanga ibintu ubuzima wari urimo, guhaguruka wabanje kwanga ibyaha, nangwa se wabanje kuzinukwa uwo wibonaga uwo wariwe. Imana yacu nishimwe. Icya kabiri ni uguterwa ubwoba nabyo, ukavuga uti ibi bintu bimpagaritse umutima, numva mpaze, iherezo ryanjye nabyo bizanzanira irihe herezo? Bizansingiriza ubugingo budashira cyangwa bizandimbura? Imana yacu nishimwe. Amaherezo y'ubu buzima, amaherezo y'ibi bintu nisangamo, amaherezo y'ibi bintu nibonamo, yizi ngeso mfite, yizi mvugo mfite, aranjyana he, harangeza he? Imana nishimwe. Nuhaguruka wabanje kwanga no kurambirwa ibintu warimo, ubuzima warimo, wabanje kwiyanga wowe ubwawe uwo wariwe mu gihe muri icyo gihe, ukumva biguteye ubwoba, biguteye igishyika n'ubwoba, ugahaguruka ukagenda. Ndakubwiza ukuri, bizaguca intege nuko urugendo ruzareshya nuko ruzangana kose, uzarugenda ntabwo uzasubira inyuma, kuko uzajya gucogora, utekereza ibyo wahunze n'ibyo wanze n'ibyo wahagurutse wazinutswe, wumva nibyo bibi kuruta urwana ujya imbere. Imana yacu nishimwe. Nugira ubwoba ukavuga uti n'iherezo ryanjye ni ukurimbuka, nta kindi kintegereje, ugahaguruka, ntabwo uzongera gusubira inyuma. Imana yacu nishimwe. Nasomye ka gatombo namo ngo harimo ubwoba bwiza. Nubwo tuvuga ngo ubwoba tuba kuri Satani, ariko harimo gutinya kwiza, harimo gutinya, navuga ngo gutinya gutagatifu. Imana yacu nishimwe. Gutinya kwiza kuri mu bice bitatu, ngira ngo nka bitatu. Ukwa mbere ni inkomoko yako, ariko navugaga guturuka ku buzima bw'ibyaha ubayemo cyangwa ubona ubaswe nabwo. Hanyuma ubwo ko gutinya bikagutera kumva hari intambwe yindi, hari ikindi cyerekezo wajyamo. Ukwa kabiri ni ukumva uko gutinya kugusunikira ku Mana, kuko Imana ariyo ikiza ibyo byaha bigutera ubwoba, nuko gutinya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ukwa gatatu ni ukugutera gukunda Imana no kuyikomezaho, kugira ngo igihe runaka cyangwa se umunsi iza utongera kwisanga waguye, wayivuyeho, wateshutse, ukongera gusubira muri bwa buzima uhagurutse wazinutswe kandi bwaguteye umushyitsi n'ubwoba. Imana yacu nishimwe. Rero nuhaguruka wamaze gutekereza ibyo bintu, ukumva biri umutima wawe, mu by'ukuri ndakubwiza ukuri, gukora icyaha bizagorana, kugwa naho kandi wagwa, bire niko tubwira ngo naho umukiranutsi yagwa ngo ntago azarambarara, ahubwo urongera ugasubiza umutima inyuma, kuvuga uti ibyo nahunze nibyo bibi, ukongera ugatera intambwe ujya imbere, ushaka Kristo kugira ngo akomeze kugukiza, akomeze kukuyobora, akomeze kuguha umutima utumatanye nangwa se utubakiye kuri bwa buzima bw'ubwoba wumva bwazakujyana mu kuzimu cyangwa se kurimbuka. Imana yacu nishimwe. Reka dufatanye ijambo ry'Imana, nsabe Pastor Seti adufashe. Ijambo ry'Imana riri muri Luka, ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya 9, usomere umurongo wa 23 kugeza ku wa 24, wongere usimbuke guhera ku murongo wa 57 kugeza kuri 62. Imana ihunde umugisha. Luka umurongo igice cya 9 umurongo wa kangahe? 23 kugeza kuri 24. Reka dusome Luka igice cya 9 umurongo wa 23. Haranditse umutwe w'amagambo ngo Yesu asobanura iby'inzira y'umusaraba. Abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange,
yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. 57 kugeza kuri 62. 57 haranditse ngo, bakiri mu nzira umuntu aramubwira ati, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati, ingunzu zifite imyobo n'ingurube n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Maze abwira undi muntu ati, nkurikira. Nawe ati, databuja, reka mbanze ngende mpambe data. Yesu ati, reka abapfuye bihambire abapfuye babo, ariko wehoho genda ubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana. Nuko undi muntu nawe aramubwira ati, ndi bugukurikire databuja, ariko reka mbanze mare gusezera kubiwanjye. Ariko Yesu aramubwira ati, nta muntu ufashe isuka ureba inyuma ukwiye ubwami bw'Imana. Haleluya. Bakoze Imana iguha umugisha. Imana yacu nishimwe. Mu by'ukuri nkuko natangiye vuga ngo turi mu rugendo, umuntu wese uzi ko yakiriye Kristo, abaririmbyi bamaze kubiririmba yuko turi mu isi ariko ntago ari yacu. Niyo mpamvu turi mu rugendo rero rugana Isiyoni, aho umukiza wacu ari. Imana yacu nishimwe. Yasize avuze ngo ni kuri ambre tubwira ngo mu rugo kwa data hari amazu menshi, ngo ngiye kubategurira aho muzaba. Imana yacu nishimwe. Rero turi mu nzira, kandi ni inzira itari ngufiya kandi itoroshye, iruhije. Ariko nkuko twavuze ngo Paulo yabwiye yuko abigaratiye yuko uko yashoboye nawe ari umuntu nkatwe, natwe twaba nkawe birashoboka kuyigenda, kandi umuntu akazayisoza amahoro. Imana yacu nishimwe. Matayo 7:14 havuga ngo irembo rifunganye ngo ni inzira ijya no mu bugingo. Imana yacu nishimwe. Ngo irafunganye ngo abayijyamo ni bakeya. Bivuze ngo iraruhije pe, birakomeye, ariko kandi birashoboka. Imana yacu nishimwe. Hamwe n'icy'umuntu n'ishyaka n'intego umuntu yahagurukanye, hamwe n'umwete umuntu yahagurukanye, birashoboka kugenda ukagerayo amahoro. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imbaraga mu Kristo yahagurukanye zikazamugeza mu rurembo Isiyoni, n'ishyaka yahagurukanye ibyabimuteye. Niyo jambo dusomye hano muri Luka. Yesu yabwiraga bazamukurikira, ariko akabasobanurira uburyo bitoroshye. Ababwira ngo umuntu nankurikira yiyange, yikorera umusaraba we kugira ngo amukurikire. Bivuze ngo bisaba kwiyanga, bivuze ngo bisaba kwihara nangwe se kumaramaza, bisaba kwiyemeza, bisaba gushirika ubuti. Imana yacu nishimwe. Bivuze ngo ntago ari inzira yoroshye. Yaramubwiye ngo ibiguruka bifite aho biraranga, ariko umwana w'umuntu ngo ntago afite aho kurambika umutwe. Bivuze yuko rimwe na rimwe bisaba kutaryama, bivuze ko rimwe na rimwe bisaba kutaruhuka, bivuze ko rimwe na rimwe bisaba imbaraga ndetse no gutwarana mu buryo butandukanye kuruta uko umuntu abyumva. Imana yacu nishimwe. Ariko hamwe na Kristo, ariko hamwe n'Imana, uyishikamijeho umutima, niko ijambo ritubwira ngo uyishikamijeho umutima wese azamurinda kandi azaba amahoro masa. Imana iramushoboza akagera ku ntego ye. Imana yacu nishimwe. Ni rero nababwiraga ngo mu by'ukuri nujya guhaguruka ukumva hari ikintu warambiwe, wahagurutse usize, wahagurutse wanze, bizakubera motivasiyo, bizakubera inkomezi, zizagufasha kugera urugendo kugira ngo ugere iyo ujya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero biragusaba kugira ngo banze witekerezeho ntuhaguruke, kuko abandi bahagurutse kugira ngo uhaguruke wabitekereje. Atari uko uhuye n'umuntu ngiye gusenga nawe uhaguruke ujye umukurikire ufatweho ntacyo wiyumvishemo, nta mpamvu igutwaye, biragoye. Imana yacu nishimwe. Wabanje kuzinukwa no kwanga no kugira ubwoba bw'ubuzima arimo, bitandukanye n'uwahagurutse yumvishe ko ku kidendezi cyangwa se muri Rehobote Imana igihatangira akazi. Haleluya. N'umuntu ibintu bitandukanye.
ni ibintu bitandukanye n'umuntu uzahaguruka ko Imana ikora ibitangaza yuko nta mukobwa uhagera ngo abure umugabo, ugahaguruka n'icyo ngicyo kikaba cyo kikuzana, biratandukanye. Nuhagurutswa n'ibyo, inzira ebyiri zishoboka, amahirwe menshi imbere yawe, akazi kazaboneka, ugendane n'akazi. Imana yacu nishimwe. Cyangwa se kubera ko urugendo rugoye, twabonye uburyo rugoye Yesu yabwiraga ababwira kumukurikira, harimo ibirushya byinshi. Usomye kariya gatabo k'umugenzi, harimo ibikombe mu gikombe cy'umucucu cy'urupfu, harimo mucishwa bugufi, harimo ibihanda byinshi cyane, harimo babwibone, harimo bamugeni no bakerereza umuntu, harimo babwenge bw'insi bagenda badindiza umuntu, bayobya umuntu, bamugusha mu bitari bimwe, harimo umusozi w'ibitotsi, uyo uguye harimo isayo gahinda gasaza. Iyo uhagurukijwe n'ikintu rero wumvishe kibera kuri uriya musozi, ukakibona, ujyana nacyo. Ushobora kukibura, wahura na cya kigeragezo kiri mu rugendo, kuko ni urugendo rurakomeye, rurimo amakorosi menshi, nawe ukisayura umera nka mujya nino, usubira inyuma yuko bakubeshye. Imana yacu nishimwe. Ariko wahagurukijwe n'impamvu n'intego n'ibyo yahaze mu buzima bwe n'ibyo abona naho bizamugeza, biragoye ko wakwisayura usubira inyuma, ahubwo wisayura ukomeza imbere, uvuguta aho njya nibura uko biri niho heza. Ururembo Siyoni ndawubona, nzawugeraho nimugeraho, hari uburuhukiro, hari ubuzima bw'iteka, hari ubuzima buzima. Ariko mu musozi w'irimbukiro mvuyemo, byanga byakunda, ubuzima bwaho bubariye ku minsi, byanga byakunda urarimbuka vuba. Imana yacu nishimwe. Nicyo kintu cyakomeje mu Kristo, nicyo kintu cyakomeje byiringiro bagendanye mu rugendo. Nasomye ubuhamya bahanya, aramubaza ngo se wowe wavuye yute, wabyiyumvishe mute kugira ngo wumve wihaze ufate iyi nzira n'ukuntu nabonye igoye. Imana yacu nishimwe. Byiringiro nawe yaramubwiye ati nabonye inzira umudugudu w'iwacu, ibikorerwayo, ibiberamo, numva ntashidikanya ko mu minsi mike izaza uzarimbuka uko bimeze kose. Nabonye ingeso zabo, nabonye imikorere yabo, nabonye ubuzima twari tubayemo, nterwa ubwoba nawe kuzarimbuka, mpera ko niyemeza kugira ngo ndebe ko nakiza ubuzima bwanjye. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Mukristo ajya guhaguruka yarabanje kubyiyumvamo, aganiriza umuryango, bamugira umusazi. Abana baramubwira bati dadi yasaze, hari imyuka yamuteye tutazi ubwoko bwayo. Umugore aramuseka, arabihorera. Baravuga bati katumureke mu minsi 3, mu minsi 4 yenda azamera neza, azaba yacogoye, ayongera abo umuntu muzima be normal. Haleluya. Ariko arongera hamwe no gukomeza wa mutima umuhoramo, umugumamo, arushaho guterwa ubwoba. Arongera arababwira ati nyamuneka mwaretse tugakiza ubugingo bwacu k'uyu mudugudu, uko bimeze kose kutazabura kutuzanira akaga. Bamugira abasazi. Icyakurikiyeho yafashe umwanzuro. Niyo mpamvu Bibiliya yatubwiye ngo uzamukurikira niyiyange, yikorere umusaraba we. Niyo mpamvu hari uwamubwiye ngo mbabarira njye gusezera abiwanjye, njye guhamba data, amubwira ngo reka abapfu bahambe abapfu babo. Imana nishimwe. Aramubwira ngo ntawe ufashe isuka wongera kureba inyuma. Haleluya. Ngo yaciye ku rugo yirukanka, bati dadi noneho bya bintu birajaguye, yirukanse, baramuhamagara. Icyo yakoze ngo yipfutse ku matwi. Imana yacu nishimwe. Rero iyo umuntu yamaze gufata umwanzuro akumva agize ibyo ahaze, bisaba ko wipfuka amatwi kugira ngo batagusubiza inyuma. Haleluya. Byasabye ko yipfuka amatwi arirukaca ku rugo, abaturanyi barakurikira bagarure, ahubwo arabaganiriza, arabakonvenka, abamunaniye basubirayo, abagerageje kuko baje nk'ababya bindi navugaga yuko uza kubera ibyo bumvishe bikorerwa hano, ibitangaza bihabera, aragerageza yikubise mu isayo gahinda gasaze. Cyambere yahuye nacyo, aravuga ati burya wambeshye, aya siyo mazahabu wambwiye, ubusi bwo buzima n'umunezero wambwiye, ahubwo wankururiye akaga. Wowe igendera twarira amazahabu yawe, reka nisubire mu mudugudu wanjye. Imana yacu nishimwe. Nyamuryo nino kuko bahagurutse intego ebyiri zitandukanye. Haleluya. Kubera ko bahagurukanye intego ebyiri zitandukanye. Imana yacu ishimwe. Rero wowe wicaye hano, njye wicaye hano, ese intego yawe mu mutima wanjye ni iyihe?
Imana yacu nishimwe. Mwene imigati indi ni ubugingo. Birahabanye cyane. Ntabwo byakunda. Niyo mpamvu byarangiye amuteye umugongo, atera umugongo irembo Siyoni yisubirira inyuma, undi akomeza gutwarana ajya imbere. Imana yacu nishimwe. Abaririmbyi ba Jehova nibo baririmbye ngo turabizi mu nzira harimo biduca intege, ngo harimo amajwi menshi adusakuriza yuko tutazagerayo, ngo ndetse Satani ajya twereka ibihanga byabo yiciye mu nzira, ariko avuga ngo ariko murwane mujya imbere, byanga byakunda ingororano imbere zirahari ku bana b'Imana. Imana yacu nishimwe. Rero wowe wicaye hano, ikintu kigutera imbaraga zo gukomeza urugendo, Imana nishimwe. Ese nuko batubwira yuko umuntu iyo yizeye agakomeza agatitiriza, Imana imusohoza amasezerano ku buzima bwe? Cyangwa nuko uzi neza ko inyuma muri rembo irimbukiro, nangwa se muri rembo ari urembo rimbukiro wahunze, ushaka ubugingo buhoraho, nicyo cyaguhagurukije? Intego yawe ni iyihe? Imana nishimwe. Wahagurutse ute? Haleluya. Yego. Intego yaduhagurukije ni iyihe? Wumvise rimeze gute? Imana nihabwa icyubahiro. Nibyo. Ndagira ngo rwose mu by'ukuri, kuko niho hari motivasiyo yo kuzagera aho ugomba kujya, nta handi, nta zindi mbaraga, nta bundi bwenge, ni ku mwanzuro gusa waguhagurukije. Ubundi ntangiriro n'izagushoboza. Haleluya. We. Kariya gatabo iyo ugasomye karimo amagambo, harimo urugendo rw'umukristo kuva ku ntambwe ya mbere kugeza ku musozo. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Rero niba mwene data ushobora kuba wari waje n'ubundi uzi ko Imana igira neza, ariko biracyashoboka cyane yuko hejuru yo kugira neza bifite iherezo. Amazu wayabona yayaguhereza, ariko ntago wayarambana imyaka 1000. Hari iminsi ibaze. Imana yacu nishimwe. Nkuko Byiringiro yavuze ati uko bimeze kose baradamaraye, baranezerewe, barigaragura mu byaha, baragira gute, barumva banejejwe nabyo, ariko iminsi y'uriya mudugudu nahishuriwe yuko ifite iherezo kandi riri bugufi. Rero icyo washaka, icyo nashaka, icyantera ishyaka kugira ngo kintere umwete mu nzu y'Imana, ari ibya none byangirika nk'uko Bibiliya itubwira, ni iby'igihe gitoya. Ahubwo igifite agaciro ni ubuzima butazima, aribwo buzima bw'iteka. Kandi ubwo buzima ntabwo umuntu abutunga ngo bimubuze. Pasiteri n'uburyo ukunda, umushumba n'uburyo ukunda kubitubwira, ntabwo umuntu yabutunga, ntabwo umuntu yatunga iyo ntumbero ngo imubuze kwakira imigisha Imana itanga. Wayitunga, wayigira, ariko hejuru yabyo ukaba ufite ubugingo buzima. Imana nishimwe. Ntabwo Imana itubuza gutunga reka. Oya rwose. Imana nishimwe. Yarabivuze, yabibwiye intumwa zayo, yatubwiye ngo abasize byose bakamukurikira hejuru y'ubugingo buhoraho. Ubwo bwo ni isezerano ku basize byose bakamukurikira, ariko hejuru y'ubugingo buhoraho mu gihe bakiri muri iyi si izabakubira 100%. Imana yacu nishimwe. Izabakubira, izabaha umugisha, ibyo basize byose izabibaha ndetse ibakubire 100%. Imana yacu nishimwe. Rero nagira ngo mu by'ukuri uyu mugoroba wagira ubuntu bwo kuba mu nzu y'Imana, wagiye imbere kuba mbere y'Imana, ntago ari impanuka. Ndagira ngo iri jambo Imana yashimye ko ariryo ritambuka umunsi wa none kugira ngo uryumve. Nirigira icyo wumva ryahindura mu ntumbero wari ufite, riguhindure, hanyuma wubakire ku bugingo, hanyuma ibindi nako ijambo ritubwira ngo izabitwongerera. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Rero tugire intumbero nziza y'uru rugendo turimo, duhagurukana intumbero nziza. Niba utarafata icyemezo ukaba ukirimo utaratura Yesu Kristo umwami n'umukiza, nawe utekereze, ubanze wumva ubuzima urimo, wumva ubuzima ubayemo, wumva imikorere, imitekerereze, hanyuma utekereze. Ni mu Befeso ngira ngo 5:10 hatubwira ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo ariyo tubamo.
nutekereza ibyo bintu kumva ko Imana ikuremeye imirimo myiza, utekereza uwo uri w'uyu munsi, utekereza ibyo ukora uyu munsi, niwumva biguteye ubwoba, niwumva ubyanze bikugeze ahantu bihaze, bigutere gufata icyemezo, bigutere gufata ingamba nziza yo kuba umugenzi muzima ujya mu rurembo Isiyoni ufite intumbero nziza. Imana yacu nishimwe. Hari intambwe zigera muri 5 ngira ngo nangwa enye nabonye umuntu ashobora kubakiraho zikaba zageza umuntu ahantu agomba kugera, cyangwa se zikaba zageza umuntu ku iherezo ryiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Reka tuzirebeho nazo. Intambwe ya mbere nabonye ni ukwirinda muri byose. Nari nanditse kwirinda muri byose, ariko mu mwanya nicaye hariya nongeyeho kwirinda no kuba maso. Numvisha ariko byaje kwirinda no kuba maso. Imana yacu nihabwe icyubahiro, kuko uru rugendo nimba ari rurerure rusaba kwirinda muri byose, ku gato ku kanini, kuko uteshutse gatoya urayoba, uteshutse gatoya urakerererwa, uteshutse gatoya bigusubiza inyuma. Imana nishimwe. Abikorinto 9, Abikorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 24 kugeza kuri 27. Pastor Seth yongera mfashe gatoya. Abikorinto ba mbere ibice 9 umurongo wa 24 kugeza kuri 27. Abikorinto ibice 9 24 umurongo wa 24 kugeza kuri 27 haranditse ngo ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe aba ariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utaza aho njya, nkubitana ibipfunsi, ariko si nk'uhusha. Ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka ko ntemewe mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana yacu nishimwe. Mu ntambwe zizatubashisha cyangwa zakubashisha, intambwe ya mbere ni ukwirinda ndetse no kuba maso. Kwirinda kandi tukirinda muri byose. Imana nishimwe. Ejo bundi twari turimo tuva ahantu na mwene data Gerard tuvuye kwijajabira ahantu, nimo mubwira tuvuganira amubwira ngera agakiza Imana byo byose tumaze kumenya ibyo ari byo. Ahubwo ikintu kinanije abantu kitunanije ni ikintu cyitwa kurinda ibyo twamenye no kurinda ibyo tubwirwa n'ibyo twigishwa. Imana yacu nishimwe. Rero intambwe ya mbere izadushoboza cyangwa izatubashisha cyangwa izakubashisha ni intambwe yitwa kwirinda ndetse ukaba maso. Imana yacu nishimwe, kubera ko uru rugendo rurimo biruhanya byinshi. Uru rugendo rurimo babwenge bw'isi kandi babereyeho guteshukisha abantu, babereyeho gucogo. Imana nishimwe. Babereye nta wundi mumaro, byarabananiye kugenda kugira iyo bajya baremera bafatira nawo umwanzuro wo gukorera umwami wabo ari ugucogoza abafite umuhate, abafite inzara n'inyota bari muri rwa rugendo. Imana nishimwe. Uvuze ijambo rikomeye. Byarabananiye kandi bashaka gucogoza n'abandi. Imana nishimwe. Paulo yabwiye Abikorinto yuko umuntu yari mu irushanwa ugororerwa n'urushanwa uko bitegetswe. Ko niko kuri.
Haleluya. Arabwira ngo nta muntu, hari yababwiye ngo nta waba umusirikare wa Kristo ngo abakinejeje mu by'ubu bugingo. Haleluya. Rero kugira ngo ugere uyu ujya bisaba kwirinda. Mu Kristo yarahagurutse ahura n'umugabo umukozi w'Imana witwa mubwiriza butumwa. Yamubwirije ubutumwa arangije amuyobora n'inzira igomba kuzamugeza ku rurembo, ariko aramubwira ngo uzirinde. Amubwira ati inzira nimwe iragororotse uzayinyuramo. Haleluya. Ariko kubwo kutirinda cyane no kutaba maso cyane yarakerewe mu rugendo kubera ibyamucogozaga. Haleluya. Aho yageraga akava mu nzira arongera agirirwa ubuntu ahura nawo yateshutse inzira, yageze mu musozi ngo muremure cyane uguru waka ibirimi by'umuriro, abona umusozi ugiye kumugwa hejuru, atewe agahinda cyane, abona amaze kubona ko yataye inzira. Amugeze aho aramubwira ngo sinakuyoboye inzira nkakubwira ngo wirinde, ni iki ugeze hano gute, wataye inzira gute? Imana nishimwe. Rero muri urugendo iyo utirinze ngo ube maso uti inzira, kandi hari igihe uyita ukahita uyitaye. Haleluya. Bisaba rero kuba maso, bisaba kwirinda, ukamenya ababwenge bw'insaba ari bo, ukamenya abamujyanye n'uko ugendana nabo, ukamenya buri kimwe cyose kitakuganisha mu cyerekezo uganamo. Mushumba n'ujya utubwira yuko abantu batari mu nzira zimwe kugendana no guhuza biragorana. Haleluya. Biragorana cyane. Haleluya. Rero biradusaba kwirinda kugira ngo uzabashe kugera ahantu ugera. Imana iduhana umugisha. Intambwe ya kabiri ni intambwe yitwa kwihangana muri byose. Urugendo rusaba kwihangana. Haleluya. Kuko niba inzira tuzi ngo iragoye, no kuyigendamo rero biragusaba imbuto yitwa kwihangana. Imana ishimwe. Paulo kandi yabwiye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 2:3-4, ntabwo tuhasoma hose, ntabwo tugenda tuhasoma, aramubwira ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro yose, ngo nk'uko bikwiriye umusirikare wa Kristo. Imana nishimwe. Utihanganye biroroshye cyane guhura n'ikigeragezo ugacogora ugasubira inyuma. Biroroshye cyane guhura n'ikibazo runaka ukagamburura ku mugambi wari wahagurukanye, ku ntego wari wahagurukanye ikagucogoza. Rero kugira ngo uzabashe kugera iyo ujya, kugira ngo uzabashe nawe kuzagira ikirato wirato bwa Paulo ngo narwanye intambara nziza yo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, kugira ngo uzabashe nawe kugera kuri icyo kirato bizagusaba imbuto yitwa kwihangana. Nutihangana bizakugora. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo. Kuva rero ifunganye kuyigendamo, kandi ari bakeya, icyabananije abandi kuba benshi kuyigendamo nuko bananiwe kwihangana. Haleluya. Bamwe babuze kwirinda, ntibaba maso, baragwa, bacogozwa n'abo byananiye, abandi bananirwa kwihangana, baragwa. Imana nishimwe. Rero inama nkugira nigira uyu munsi wa none, kugira ngo tuzabashe kugera iyo tujya, kugira ngo tuzabashe kugera aho tunyotewe, kugira ngo tuzabashe gusanganira umwami, kugira ngo intambwe zacu ntizizabe iz'imfabusa, kugira ngo umuhate wacu, iyi migoroba yacu, amanywa yacu, ibitondo byacu ntibizabe imfabusa. Biradusaba kugira ngo tugire kwirinda, hanyuma kwirinda tukongereho kwihangana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Indi ntambwe ya gatatu ni ukudacogora mu rugendo. Haleluya. Iyi nzira turimo, aka gakiza turimo, cyangwa uyu muhamagaro turimo w'agakiza, bisaba kudacogozwa na buri kimwe cyose, kudacogozwa na buri umwe wese muhuye, kudacogozwa n'amakuba yose ubonye nangwa uhuye nayo, ahubwo ukarushaho kugira umwete no kwambara imbaraga kugira ngo ubashe gukomeza urugendo watangiye rwiza rwo kujya mu bwami bw'Imana. Imana nishimwe. Ijambo ryawe turisanga muri Luka 22:32. Haleluya. Haravuga ngo ariko wehoho ndakwinginze kubwo kwizera ngo udacogora. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ndakwinginze wo kwizera kwawe udacogora, ahubwo wowe ukomere, numara gukomera ukomeze n'abandi.
Imana nishimwe. Rero ucogoye watsindwa, kandi gutsindwa kwawe niko gusubira muri bya bihe wahagurutse wazinutswe kandi wanze watewe ubwoba nawo, niko gusubira muri wa mudugudu w'irimbukiro, niko gusubira muri wa mudugudu wo kurimbuka kandi wahagurutse wabyanze, wahagurutse uteye ubwoba, wahagurutse wumva wawuzinutswe, kugira ngo rero udasubira inyuma, kugira ngo rero utisubiraho. Biragusaba kudacogora, ahubwo uko bukeye n'uko bwije ugahorana umwete wo gukomeza urugendo, ugahorana umwete wo gukomeza ushaka kujya imbere. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Indi ntambwe ni ukubaha no gukurikiza amabwiriza ndetse n'amategeko y'urugendo urimo. Imana nishimwe. Kubaha ugakurikiza amabwiriza n'amategeko y'urugendo, kubera ko nta rugendo rutagira amategeko yarwo. Imana nishimwe. Nta rugendo na rumwe rushobora kubaho rudafite amategeko. Nugiye mu bucuruzi hari ibintu bamubwira, nugenda gutyo uzahomba, nukora gutyo ugacuruza gutyo uzahomba. N'iyi nzira y'agakiza dufite amategeko ayigenga kugira ngo uyirimo ushyitse, kugira ngo uyirimo Imana ikwishimiye. Ugomba kubikurikiza kugira ngo ubashe kugera uyujye. Imana nishimwe. Timoteyo wa 2 kandi 2:5 haravuga ngo mu irushanwa ryose ngo umuntu uhembwa n'urushanwa uko bitegetse. Imana nishimwe. Haleluya. Mu marushanwa yose uhembwa n'uwarushanijwe uko bitegetswe. Imana nihabwe icyubahiro. Rero birasaba kugira ngo tumenye, ese kugira ngo tugende muri uru rugendo biradusaba iki? Mumara kubimenya tubyubahirize, tubahe ayo mategeko, dukurikize ayo mabwiriza, bizadufasha kugira ngo tuzagere ku ntego yacu yaduhagurukije, ariyo gakiza cyangwa se aribwo bugingo buhoraho. Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana nishimwe. Harimo abumva se bamaze kugira intego ndetse n'inyota n'ishyaka ryiza yo kumva indi ntego nshya mu mutima wabo yo kuyongera kuyo bari bafite ryarabahagurukije kugira ngo ibatere imbaraga. Imana nishimwe. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Nagira ngo uyu mugoroba mu by'ukuri wicare witekereze, wisuzume, nahagurukijwe n'iki? Ikinteye ishyaka n'inyota byo kudasiba mu nzu y'Imana ni ikihe? Haleluya. Hanyuma nutekereza neza ugafata umwanzuro mwiza, Imana izagusanga. Bibiliya ni kwitubwira. Kandi iyo utekereje nabi, niba batubwira ngo Bibiliya itubwira yuko nguteye intambwe imwe Imana itera 99. Utekereje nabi ugatera rero imwe, usanga Satani neho ibazi zitera we igusanga. Haleluya. Kandi batubwira ko we yirirwa zerera ashaka ngo uwo aconshomera. Ibaze rero uteye intambwe umusanga noneho atera zingaha gusanganira. Imana nihabwe icyubahiro. Rero dutekereze neza mu ntego twari dufite, twisuzume turebe, hanyuma twongere gufata ingamba bundi bushya. Ngira ngo nsigaje intambwe imwe ya nyuma ariyo ya 5 yadufasha kugira ngo tuzabashe kuzagera iyo tujya, kugira ngo izadushoboze kutazacogora cyangwa se ngo tuzagwe isari tutabashije kubona icyo tumaranira cyangwa se icyo duhirimbanira amanywa nijoro tuza gushaka mu maso y'Imana cyangwa se tuza gusenga. Niba tutazanywa koko n'ibyo twumvishe bibera kuri uyu musozi, niba tuzanywa koko no kumva yuko ubuzima bwacu, ubugingo bwacu bugomba kuzaba ubugingo bwiteka, nimba tugomba kumva ko ubugingo bwacu tutarabo kurimbuka ahubwo turi abana b'ubugingo. Imana nishimwe. Indi ntambwe ya nyuma ariyo ya 5 nabonye yadufasha ni ukumva ndetse no kumvira abayobozi b'urugendo. Imana nihabwe icyubahiro. Itandukanye kubaha no gukurikiza amategeko n'amabwiriza by'urugendo, ni ukumva ndetse no kumvira abayobozi b'urugendo. Imana nishimwe. Kuko ku midugudu yose aho abagenzi bari, Imana
yagiye hafite abayihagarariye kugira ngo bayibere aho itari. Haleluya. Abo nibo bayobozi b'uru rugendo turimo twese. Abo nibo bashumba badushumbye. Haleluya. Biradusaba rero kumva tukubakira ku nama zabo, ku mpuguro zabo, ku nyigisho zabo mu buryo bwose zitandukanye, tukubakira kuri zo. Byanga byakunda nituzubakiraho tukazumva ndetse tukazumvira, zigomba kuzatugeza ku cyo twifuza kugeraho. Imana yacu nishimwe. Niba twemera yuko ari abakozi b'Imana bahagarariye Imana bayibereye mu cyimbo, rero kubakira ku nama n'impuguro n'inyigisho zabo, byanga byakunda bizadushoboza cyangwa bizatugeza mu bwami bw'Imana. Imana yacu nishimwe. Izo nizo ntambwe 5 rero kugira ngo tuzabe muri uru rugendo, kugira ngo tuzagere iyo tujya ku gihe tutazi, ku gihe utazi, mu gihe Imana izijya yishimira kuri buri wese, cyangwa se ku gihe izagarukira, kugira ngo izasange tuzaterwa ibyishimo n'umunezero bo kuzamusanganira, kugira ngo tuzaterwa ipfunwe no kumva impanda ivuze, ahubwo tuzuzurwa ibyishimo, twuzura umwuka wera. Nuko tuzubakira kuri izi ntambwe. Imana ishimwe. Nuko tuzagira kwirinda, nuko tuzagira kwihangana, nuko tuzacogozwa n'amakuba ndetse n'ibigeragezo, kuko turi mu isi kandi isi ni y'ibibazo, kuko turi mu isi kandi isi yuzuye ibigeragezo, kuko isi nyine n'isi ntago ari ijuru. Rero birasaba kudacogozwa n'ibyo tubamo byose, tukagira kumvira, tukagira kukubaha no gukurikiza amategeko y'urugendo. Hamwe n'andi nawe umwuka yaguhushyurira, hamwe n'andi umwuka yahishurira umukozi w'Imana, ntago araya gusa, ahubwo undi afite uko yamuhishurira, ariko ayo wumvise uyubakiyeho yakugirira umumaro muri uru rugendo turimo. Imana nihabwe icyubahiro. Kugira ngo dusoreze muri Petero wa 2, dusoreze muri Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Imana nishimwe. Haravuga ngo, reka tuhasomeho, ngira ngo niho hanyuma ntago ndadutujije ku musozo. Reka tuhasome. Pastor Seto dufasha dusomere Petero wa 2. Petero wa 2 bice igice cya 1 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8. Petero wa 2 igice cya 1 umurongo wa 5 haranditse ngo, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo, kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiriramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza Mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana iguha umugisha. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo ni ingingo nyinshi igiye Bibiliya itubwira, cyangwa ijambo ry'Imana rigiye ritubwira Petero yanditse, ryafasha twebwe natwe mu gihe cya none. Avuga ngo bitugire umwete wose wo kwizera, kwizera tukongereho ingeso nziza, ingeso nziza tukuzongereho kwihangana, kwihangana tukongereho kwirinda, kwirinda tukongereho urukundo. Ngo ibyo byose nibiza bikaba muri mwe, bikagwira muri twebwe, bizatuma tutaba abanyabute. Haleluya. Nitwubakira kuri ibi bintu ijambo ry'Imana ritubwiye, bizatuma tutaba abanebwe, bizatuma tutaba abanyabute, bizatuma tudacogora nangwe se ngo tunamuke, ahubwo bitume turushaho kugira umwete, turushaho kugira ishyaka, turushaho kwambara imbaraga uko bukeye n'uko bwije, kugira ngo dukomeze kugira umuhate wo gutwarana tujya mu rurembo i Siyoni, cyangwa se gutwarana tuva ahabi turimo tutifuza kujya,
twifuza kuba, ahubwo tugana mu gihugu cyo mu ijuru, nangwa se dusingira ubugingo bw'iteka. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Rero iyi nicyo mbifuriza, kugira ngo twubakire kuri ijambo ry'Imana. Niba turi abagenzi bari mu rugendo rugana i Siyoni, kugira ngo tutazagwisarira ngo ducogore, kugira ngo tutazaba nka babandi Satani yerekanamo ibimenyetso byabo yiciye mu nzira kubw'uko bacogoye bagasubira inyuma bakanamuka. Twebwe ahubwo natwe tuzagira ikirato cyiza cy'uko twarwanya intambara nziza muri iyi si, twarwurize kwizera kwacu, twarwanya inzira nziza yo gukiranuka, natwe twumva ko dutewe ibyishimo ndetse n'umunezero wo kuzabona ubwami bw'Imana, wo kuzimana n'Imana ubwami budashira. Nuko twubakira kuri izi ngingo, nuko twubakira kuri iri jambo, maze rikazatubaza kuba abanyabuta, ahubwo tukarusha kuba abanyamwete ndetse n'abagira ishyaka mu by'uru rugendo. Imana igakomeza kutwishimira, kandi icyiza cyabyo nuko iyo wamaramaje, nuko umutima womatanye nayo, intambara ziba iz'Imana. Imana yirakurwanirira gusa, Imana yirakwirindira gusa. Imana nishimwe. Niko umuririmbyi w'189 yaririmbye mu mugenzi ugana mu ijuru, ngo ujye umuhanga amaso, ngo azakurinda uzasohora amahoro. Imana nishimwe. Ngo yaba inzira itagaragara, ngo gusa wowe icyawe ujye umuhanga amaso, ajya arinda ngo umutumbiriye haba ku manywa na nijoro. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Ngajya arinda umutumbiriye amanywa nijoro. Rero umurimo wawe, umurimo wanjye ni ugutumbira Kristo gusa, ubundi intambara arazirwana akakurinda. Hari igikombe mu Kristo yagezemo, ahura n'abirukanka cyane, bamwumvisha amajwi ateye ubwoba y'ababuruga, baramubwira bati twe tumaze imyaka irenga 40 twarayobye, dusanga twaribeshye, none turagarutse, kiriya gikombe ntawe ugicika. Imana nishimwe. Mu Kristo ngarangije afata Bibiliya ye, ngafata intwaro ye, arangije ngo yagiciyemo, nta n'ikimukozeho, nta ntambara arwanye, nta kigusa, yari amajwi amusakuriza. Imana nishimwe. Kandi ayo yabujije benshi, asubiza benshi inyuma, kandi nta n'ikiri mu nzira mu by'ukuri. Rero biragusaba kutaba umunyabute, biragusaba kwihangana gusa, ugatwazanya intambara n'iz'Imana n'iyituneshesereza, ariko ishingiye gusa ku ishyaka wagize, ku mwete wagize, ku ntumbero yaguhagurukije. Niba yabonye ko wabonye yuko Imana yakuremye, ikuremeye imirimo myiza, ukaba ubona wazinutswe n'ubuzima bubi wisanzemo, n'ibyaha wisanzemo, wavukiyemo, kamere wavukiyemo, wowe ugafata umwanzuro ukawuzinukwa, ibyo ngibyo gusa Imana imaze kubona uwo mutima, ugatera intambwe, Imana ikugenda imbere, intambara ikagenda izirwana. Imana nihabwe icyubahiro. Rero nicyo nkwifuriza, nifuriza, iraruhije kandi ni ndende, ariko urugamba n'urw'Uwiteka. Icyo twebwe dusaba gusa ni ukumuhanga amaso amanywa nijoro, ubundi nawe akaturinda, kandi araturi imbere, agenda adutegurira imbere kugeza igihe tuzabonera ubwami bw'Imana, kugeza igihe impanda izavuga tugasanganira umwami ku bicu, tudatewe ipfunwe no kumva impanda ivuze, kandi twarabaye mu nzu y'Imana imyaka n'imyaniko, twarateranye mu manywa nijoro. Imana nishimwe. Hari ahantu Byiringiro yamubwiye ngo harimo abagenzi benshi bateye gutyo, bahuye na bwenge bw'isi. Aramubwira ngo kandi kibabaje, no mu rugendo cyangwa se n'abagenzi harimo benshi bameze gutya nk'uyu nguyu. Aramubwira ngo ubwo benshi bameze gutya kandi bitwa abagenzi, none muri ya midugudu yacu twahunze bimeze gute? Haleluya. Rero Imana idufashe kugira ngo ntitwitwa abagenzi ariko tumeze nk'abanyamurya nino, tumeze nk'ababwenge bw'isi, ahubwo twebwe tugira intego nziza. Imana idushyigikire, Imana ituyobore, kandi nta kabuza izadushoboza. Imana iduhana umugisha. Nicyo mbifuriza, nifuriza kugira ngo intambwe zacu ntizizabize ubusa, ahubwo tuzasanganira umwami Imana ubwo azaba aserutse ku bicu, natwe tuzuye umunezero, imigoroba yacu tubonye yuko ibaye iy'umumaro ndetse n'inyungu nyinshi. Imana iduhana umugisha. Mwakoze cyane.